televiziyo yitwa Mama Rwagasabo, ngira ngo abari hano mwese nta kiruta nyina w'umuntu, iryo shingiro ry'izina ryanjye rero kuba ndi nyina w'u Rwagasabo, mu by'ukuri mwakabimpereye amashyi. Nashakaga kugutumira muri gahunda y'iseka rusange natwe ukazatugeraho, murakoze. Kandi tuzagusetsa ivumbi ritumuke. Ndagushimiye Maurice, ndabashimiye bayobozi muri hano, nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nk'uko abivuze, ndi Scovia Mutesi, ndi umuyobozi wa televiziyo yitwa Mama Rwagasabo, ngira ngo abari hano mwese nta kiruta nyina w'umuntu, iryo shingiro ry'izina ryanjye rero kuba ndi nyina w'u Rwagasabo, mu by'ukuri mwakabimpereye amashyi. Murakoze cyane. Mu by'ukuri ubu ntimugire ngo ngize amahirwe, nari niteguye ko uyu muvugizi wa guverinoma mushya wungirije ari njye utangira mubaza, ariko ubwo ari utangiye ambaza bishobora kuba bitazoroha muri aka kazi, ariko nzirwanaho kugeza ubwo mubajije ibya nyabyo. Arakoze cyane rero. Ngira ngo ku bijyanye n'itangazamakuru dutandukanye ibyo abantu bavuga, ntabwo dutandukanya abantu ubwabo cyangwa ibyo dutangaza. Umwuga w'itangazamakuru ni umwuga usaba imbaraga z'umubiri, iz'ibitekerezo ndetse n'urukundo. Iyo ibyo bintu byombi muri wowe bitarimo, kuba umunyamakuru mwiza biragora. Impamvu ntanga yo kuvuga ko bisaba urukundo, umutimanama ndetse n'umwanya mwinshi, bisaba ko ukomeza gukurikira amakuru, kuko twebwe ntabwo tuvuga amakuru, dutangaza amakuru. Banyakubahwa muri hano n'abandi badukurikiye, ntacyo mwakoze tubura icyo tuvuga. Rimwe na rimwe tukaza gutera ibuye mu gihuru ngo turebe igihubukamo, tukajya tuvuga ngo biravugwa. Iyo tuvuze ko bivugwa, musohoka rero muvuga ibyo mwarimu mwabitse. Uyu munsi ndi umwe mu bagore bafite televiziyo mu Rwanda, nkaba n'umunyamakuru. Niba hari n'undi uyifite yaba ari umushoramari, ariko genda umunyamakuru wanayishinze, mpa n'akazi bagenzi banjye. Umwuga w'itangazamakuru tuwukora mu byiciro bitatu, ngira ngo abari hano batwigisha itangazamakuru barabizi. Umunyamakuru afite inshingano ya mbere ni ukumenyesha. Urugero, ubu Meteo Rwanda irimo iravuga ko imvura ishobora kuba nyinshi. Ubwo iyo Meteo Rwanda yavuze imvura ko iba nyinshi, Minagri iba yaje kugira ngo abahinzi bamenye uko biri bugende. Ibiza nabyo aho turimo turamenyesha igihari kugira ngo abaturage bitegure kumenya uko bahangana n'ibiza cyangwa se no kwirinda amazi yabasenyera. Tugiye ku cyiciro kijyanye no kwigisha. Amazina nitwa Ndarutse Merci, nkaba ndi rwiyemezamirimo ukomeye cyane. Ntago ndanguza cyangwa ndangure, ahubwo ndasetsa. Nizi ikoranabuhanga ariko ntunzwe n'urwenya, mwampaye amashyi. Twatangiye platform cyangwa se urubuga ruhuza abakunda gusetsa, abazi gusetsa n'abakunda guseka, aho abaseka bishyura, abasetsa bakishyurwa. Twe turasetsa tukanasora binyuze mu rwenya. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, muri urwo rugendo, iyo ndi gushaka talents cyangwa se abanyempano, njya mu bigo by'amashuri nka creating comedy clubs kugira ngo nibasoza kwiga bazajoining main comedy yitwa Jen's Comedy Show. Nasabaga Minisiteri y'Uburezi n'igitekerezo ko impano z'abana b'Abanyarwanda zishyigikiwe guhera mu mashuri matoya zikazamuka mu mashuri makuru, byaba byatangiye gufata irange cyangwa se umurongo ku buryo basoza batangira kubibyazamo amafaranga. Ndashimira First Lady kuri gahunda ya Rwanda ubuhanzi ko niyo nazamukiyemo birangira mfite iyo platform, na gahunda ya Minisiteri y'Urubyiruko ya Art Connect. Muri Youth Connect wongeyemo igisate cy'ubuhanzi. Amafaranga ya mbere ni ngewe wayatsindiye, mu mpamashyi kuko rwose birakomeye cyane. Gusetsa abantu ntabwo biba byoroshye. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ndashimira umujyi wa Kigali muri gahunda z'umujyi natwe turimo. Ubundi tumenyereye ko muri gahunda z'umujyi haba harimo siporo rusange, umuganda rusange. Ubu twongeyemo n'iseka rusange, aho abanyamujyi bahura bagaseka rwose kabiri mu kwezi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, izo gahunda zose wagiye uzitabira. Nashakaga kugutumira muri gahunda y'iseka rusange natwe ukazatugeraho, murakoze. Kandi tuzagusetsa ivumbi ritumuke. Merci, urakoze. Ndabona wahageze kuri Comeka TV. Nk'ibisanzwe muracyari kumwe n'umuhuza w'ibyegeranyo ibidasanzwe utazigera wumva ahandi ku isi, hakubiyemo bya bindi bizagufasha guhindura ubuzima, ibitekerezo ndetse n'imikorere.
nitwa Biwati, amazina yo ntajya ahinduka. Wowe ukiri mushya kuri channel, gahunda no gukanda subscribe